natamboye umuturanyi wo mu buriri. Yegumaka. Yeguminga. Kubiri hafi gusa dutumire no kubitagaragara ubu buzima dufite hano ku isi buzarangirana no kwifuza kwayo. Because I couldn't need a vision. Inshuti nziza itabura kuboneka mu byago no mu makuba, turagushimiye ko waturinze mu minsi yatambutse tukaba tugejeje kuri iyi saha tujyumeka umwuka w'abazima. Waraturinze ubwo twari turi kwitegura uyu munsi, ukomeza kubana natwe, n'ukuri tubasha kugera kuri uyu munsi nta gikuba cyacitse. Waturindiye mu mpande zitandukanye, n'ukuri ukomeza kuba mu ruhande rwacu, tubashe gushyika kuri uyu munsi tujyumeka umwuka w'abazima ashyirwa hejuru. N'ubundi rero turi aha hantu, nyemera tuguhamagare kugira ngo ube mu ruhande rwacu, ntutujye kure kandi ntuduhane. Nyemerera n'ukuri wuruke ube hano hantu, tuguhaye ikaze na karibu kugira ngo ubane natwe kuva tugitangiye kugeza dusoje, n'ukuri ukomeze mu ruhande rwacu. Nyemerera umurunga w'urukundo uri hagati yacu ukomeze ukomere, n'ukuri ukomeze utugirire neza. Imitima yacu ukomeze uyisakaremo, kandi Uwiteka nyemerera isaha nk'izi dusengera abakiri mu nzira bacu bataragera ahangaha, kugira ngo ukomeze ubane nabo babashe kugera hano amahoro. Bana natwe rero, komeza udushyigikire muri byose, n'ukuri nyemerera ntutujye kure, ahubwo abamarayika bawe na mwuka wera wawe akomeza agenda hano nawe. Turagushimiye rero, tukwishingikirijeho kuko uri umurengezi wacu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mbere yuko rero ikirori cyacu gitangira nyirizina, izina ryacu ryitwa abahuje umutima. Ndabwira abashyitsi, ariko mbere yuko natangira ikiganiro nyamukuru, reka mbanze mpamagare Chantal abanze aze agira icyo ambwira mbone mvuga ibyo mvuga. Amen. Uko abivuze nyine tw'amahoro Marie Chantal, hari ijambo bavuze abahuje umutima, ifite iyo ryatangiriye, turakomeje nyine guhuza umutima. Nk'uko mubibona rero hari abaje nyuma, ariko amavu n'amavuko y'abahuje umutima twatangiye turi abantu basenga. Dutangira na gahunda yo kujya dusurana abagize ibibazo, tukabasura, ababyaye tugahemba, abapfushije tukajya kubafata mu mugongo nyine. Nuko ubwo rero turangije tugahura dusenga iri zina abahuje umutima. Imana yaratubwiye ngo mutegure amasengesho, yari yadutegetse amasengesho y'iminsi 2 kugira ngo mbese itwite izina. Imana igitwita abahuje umutima, tubwira ko tuzabera urumuri abandi bazaza batugana cyangwa naho dukorera, kuko twe twabaye abahuje umutima dukorera ahantu hamwe turi abarimu. Ariko mu isi nyine turi mu isi ngo dufashe igihe mu ntambara, ariko ku isi yagiye igenda itamwe no gusenga, Yesu yagiye abyeyuraho. Noneho guhuza umutima kwacu bibera abandi urumuri, batwigiraho, mbese ukabona ibintu
byo gusenga bamwe barabikunze, ibintu byo kujya guhemba abantu uwo ubwiye wese uti runaka yabya bikumva rimwe aravuga nimuzajya kwa runaka ntimuzansige. Ubwo ibintu rero nk'uko Imana yavuze ngo tuzabera abandi urumuri n'umucyo, tubona ko urimo kugenda itwagura. Twari abantu batageze mu bantu 10 nuko twanganaga, ariko Imana ishimwe irimo kugenda itwagura, yatuzanye twari abadamu gusa. Imana ishimwe abagabo, haleluya. Imana ibaho umugisha y'ukuri, Imana ibaho umugisha. Ubwo nari ndagira ngo mbabwire aho ijambo abahuje umutima ryabo. Perezidante wacu rero ntabwo yabashije kuboneka, ariko yatubwiye nyine ngo tubasuhuze ngo muri kumwe mu mwuka. Ubwo rero ni njye umwungirije. Ubwo rero nawe ubundi nyine ubwo ndumva ibyo nashakaga gusobanura ku bahuje umutima basabye ari ibyo. Ubundi dukorera umurimo mu kigo cy'amashuri cya EP Gasanze, niho Imana yaduhamagariye nyine tugira ngo dusengere abanyeshuri, dusengere abarimu, dusengere mbese n'ingo zacu muri rusange. Imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha. Reka nsubize ijambo kuri wari noneho rero najya nakora mu ngata umpawe rugari. Noneho ndumva kabanza yirurutse ijambo maze kutugezaho, ndishimye. Ngira ngo noneho mbere ya byose tugomba kubanza tukamenyana, nubwo harimo bamwe twari tuziranye ariko hari n'abandi bashyitsi dufite. Abo bashyitsi rero nabo tugomba kubamenya kugira ngo nabo batwibwire natwe batumenye, ejo tutazahurira mu muhanda ngo uriya muntu muzi. Reka nihereho rero njyewe nitwa Habimana Joseph, ndi umurezi ku kigo cy'amashuri cya EP Gasanze. Bari abantu bose babonye hariya turakorana, ibyo birahagije. Hari undi uza kwivuga hariya niwumva mu ntege. Murakoze cyane. Ubwo turahera hano tugenda gutya. Murakoze cyane. Nanjye nishimiye kubana namwe igihe kinini cyane, kubw'imbuto zabashije kwera nkomezanya kugendana namwe. Hari indi ntera numvise nubwo nari muze gatoya. Iri tsinda ryatangiye ari ry'abantu basenga, baraguka bagera no mu ntera yo kongera kuduhuza mu bundi buryo buri social. Ariko ndagira ngo hamwe nuko turi kumwe n'Imana, n'abasigaye badashobora kuba bari muri rya tsinda rindi, natwe twinjire. Abameze nkanjye bifuza ko dushobora kuba twakinjiramo. Kuko ibi byose ni Imana yabikoze. Ariko nubwo navuze ntabanje kubibwira, benshi bari basanzwe banzi ndetse batazi nuko nshobora kuba nzi no kuvuga, ariko ndagasazi muri iyi minsi. Nitwa Bonaventure Kabera. Bavuze ko duhera ku bashyitsi, ngaragara nkaho ndi umushyitsi bishoboka koko nk'uko bivuze. Ngira ngo hari abagiye bankwepa, ariko uyu munsi turi kumwe. Nkaba nanjye nkora umurimo w'ubwarimu w'uburezi muri GS Gatunga. Ibindi turagenda tubiganiraho gake gake. Murakoze kandi dukomeze kuryoherwa. Murakoze cyane. Nitwa Tuyisenge Jovide. Nanjye nishimiye kuba uyu munsi ku itariki ya 20 turi kumwe tuganira. Nk'uko Joseph amaze kubivuga,
abantu benshi umubare mwinshi w'abantu bateraniye aha ngaha ni abantu bakorera hamwe kuri Gasanze, ariko ngewe nanjye ntabwo ariho nkorera, ariko nishimiye kubana namwe nk'uko mwatangiye mubivuga ko mwatangiye iyi gahunda ari gahunda yo gusenga, ariko ituma n'abandi baza kuza kubera imbuto ndetse n'uko babonaga ibyo mwari murimo cyangwa se uburyo mwari mubanye natwe bwaradukuye, bituma rero natwe twifuza kuba twaza muri abahuje umutima. Bose twarabyishimiye, yewe akenshi ni madamu muba muri kumwe mu murimo, ariko nanjye ndikorera mba ndi hano hafi n'iyi santere. Murakoze cyane. Nanjye nitwa Muhoza Françoise, ikindi ndi umwe muri iyi gurupe abahuje umutima. Uko yatangiye ujya gutangira nanjye ndi mu bantu twatangiranye nayo, turi mu bafondateri. Perezidante aranyibukira. Nanjye ndishimye cyane kuri uyu munsi. Nitwa Muhoza Françoise, nkorera EPI Gasanze, nanjye ndi umurezi. Ibindi turakomeza tubiganireho. Ndi umubyeyi w'abana 2 n'umugabo, ibindi Imana iduhaye umugisha. Murakoze cyane. Nitwa Jacqueline Musanganisoni, nanjye ndi umwe mu bahuje umutima, ndi umurezi kuri EPI Gasanze, ndi umumama w'abana 3 n'umutware, ibindi Imana iduhaye umugisha. Ndi umumama w'abana 3. Umutware nk'uko mwabibonye ku rubuga yitwa X. Buriya nzamuraye ku butaka nzamubazanira. Ubwo rero nanjye ndi mu bahuje umutima, nigisha ku mashuri abanza y'i Gasanze. Murakoze. Biseza kuzwe. Amazina ni Estelle Nathalie. Abananjye ndi umurezi Gasanze. Umubyeyi, umwana n'umugabo. Ubundi iyi gurupe bwa mbere nyicaye, ariko nishimiye kubana namwe. Igihe cyari kitarajya, bari batarandukira. Ubwo imbuto zari zitaraba imbuto beza, nanjye ndimo. Ubwo rero nishimiye kubana namwe. Igurupe narayikunze, ariko nyine igihe cyari iki, nishimiye kubana namwe. Kristo yaza kuzwe. Nitwa Kwizera Nadine, ndi umubyeyi, abana 3 n'umutware, nkaba ndi n'umurezi kuri EPI Gasanze. Iyi ni gurupe yacu tugeramo tukaruhuka, tugasabana, tukishima, tukagira ibyo dusiga ku ruhande, tukagira umwanya wo kuruhura imitima. Kubw'iyo mpamvu rero nshima Imana kubw'uyu munsi nabonetse. Imana ishimwe bwa none kandi ishimwe no ku bwanyu. Murakoze. Nitwa Mukagasana Sophia, nanjye ndi umurezi kuri EPI Gasanze, umwana umwe n'umutware ari kuri iri hariya. Nkaba ndi umujyanama mu itsinda ryacu ry'abahuje umutima. Amazina yanjye ni Vampire Julienne, ndi umubyeyi w'abana 2 n'umutware umwe. Nanjye ndi umurezi kuri EPI Nyange, hepfo ya Gatunga.
nanjye kubana namwe nkunda abantu b'Imana n'Imana muri rusange, kubana namwe numvishe nta soni byantera, n'ikindi gihe ndumva kubana namwe ntacyo byaba bitwaye, bisigaye Yesu aduha umugisha. Isani y'impuhwe z'Imana, isani nziza cyane. Iyi ni isaha nziza, iyi ni isaha uko turi hano ubu amajwi yose yacecetse, Imana iri kumva ibyo tuvuga kandi ni byiza. Mu by'ukuri rero nshimiye twese ko turi hano, ariko ubwo abatanzi nabonye mw'abashyitsi, hari n'abandi bataraza. Amazina ni Maridade Shansine, ndi umurezi ari i Gasanze, ndi umumama w'abana 2 n'umugabo wanjye n'uriya ku batamuzi. Muri kumva ko tweza imbuto rwose, dukomeze twaguke, murakoze, ibindi turakomeza tugenda tubisanga. Haleluya. Rero bw'uyu munsi ndumva nishimiye ko twawugejeje kandi tukaba tunari kumwe gutya. Ndi umwe mu bagize gurupe abahuje umutima. Imana niyo yatwise iryo zina. Abahuje umutima ni izina ryiza rikwiye kuturanga aho tuba turi hose, tujye duhuza umutima. Amazina nitwa Niyomubyeyi Clementine, ku batanzi ariko abenshi baranzi, ndumva ibyo bihagije. Igihe kimwe Yesu arimo yigisha, yahuye n'abavandimwe 2, abo ni Petero ndetse na Andereya, barobesha inshundura mu nyanja. Arababwira ati nimunkurikire, nzabagira abarobyi b'abantu. Yicumye imbere abona y'abandi bavandimwe 2 bari mu bwato, namwe nimuhereko munkurikire. Abo Yesu yahamagaye. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen. Imana ishimwe kandi Imana yavuga icyubahiro. Amen. Nitwa Nibakore Donata, hanyuma nyine nishimiye kubana namwe. Rero impamvu mpagurutse ndirimba, ndi umuhanzi, ndirimba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Amen. Amen. Mazina banyita Ingene Josiane. Murakoze cyane, ndi umumama w'abana 2. Rero numenye buriya ese mwari mwateze amatwi, mwese mwari mwateze amatwi. Ni byiza rero tugikomereje aha ngaha, reka Maridade nongere mvuge nanamushimire. Burya nubwo bita isaha ya 9, akwira isaha ya 9 n'undi yabaye bitangaza, ngira ngo kandi turabizi kandi turanabyizera. Ni nayo mpamvu tuyigira nyambere. Ubwo rero uyu munsi bibaye byiza ko natwe tuhahurira hano, kandi turi mu byiza koko. Ni byiza ko dukomereza aha ngaha. Numvise ko Petero yagiye kuroba, reka tubyite kuroba, ahamagara ni Yesu wabwiraga, ahamagara ba Petero na Yohana. Ubwo ni batwebwe uyu munsi. Uyu munsi rero nawe ube Petero cyangwa se ube Yohana, cyangwa se izina witwa urisimbuze rimwe muri ayo ngayo. Ni byiza cyane, ndishimye. Twabanza tugaha icyubahiro Imana yacu, kandi tukanashimira ko tugeze hehe ha. Ndumva rero tudatinze, nubwo twamaze kwibwirana. Haguruka, haguruka, haguruka. Yegumaka, yeguminga. Ndagira ngo rero uyu muntu hari abavuze impamvu zatumye haboneka impamvu.
uyu mugabo rero nawe yasigaye kandi tuzi ko hari undi muntu agomba kugira gute. Ubwo rero ntabwo namusiga. Aleluya. Amen. Aleluya. Amen. Wa mugani nari nabyibagiwe. Magurutse mu izina rya Mugiraneza Evariste. Magaze hano nkawe. Yego. Nanjye shimye Imana ko nawe turi kumwe. Wa mugani wa Maridade n'imbuto tweze. Imbuto tweze n'ibyishimo twatahanaga dukuye muri mwe. Nizo zatumye zimukurura nawe aravuga ati ngomba kuba ahantu muba muri. Rero yagiye gushaka ibirayi ariko umutima turi kumwe byanamubabaje kuba atari hano, ariko ndi gutekereza ko ubu ngubu mu mutima ari kuvuga ngo bameze bati. Rero ndahari kubi. Arakoze cyane. ngira ngo ntabwo nari kugenda nakwishyuye. Hasigaye undi uri mu nzira nabwo kandi twizeye ko ari buze kugera hano aho tutarasoza. Hagati aho ngaho rero ntabwo twahagarara gutya gusa. Ngiye ndumva Delphine bamuvugiye impamvu. Ngiye ndumva ahubwo twatangira tukajya noneho mu gikorwa nyirizina. Mu gihe dutegereje ko n'ubundi uyu muntu aza kongera akagira ikintu atubwira, tukabanza bimwe tukabishyira mu mwanya wabyo. Murakoze cyane. Uwo murimo rero utaratangira ngiye gushyiraho ajya bayita indyoshya ndyo ikambikira indyoshya ndyo. Hari abantu bari kugenda bareba ikijisho ngo mbere y'ibindi byose Donna haguruka nanjye ntabwo nari nabyiteguye, ariko kuko n'ubusanzwe nyine iyo uri umuvugabutumwa bigusaba guhora witeguye kuko isaha n'isaha baragutungura. Aleluya. Aleluya. Rero yitwa Nibakure Donata nk'uko nababwiye, ngira YouTube channel ariko kuri channel nitwa Nido Official. Nuko ngo nafashe Nibakure fataho kani nada kuri Donata Nido Official. Byiza cyane nuko wakurikirana indirimbo ziba ziriho byinshi. Ahubwo uyu mwanya reka mbaririmbire indirimbo Imana ishyize ku mutima wanjye cyane ko ntari nanabipanze. Buriya iyo Imana ihisemo niyo ndaririmba. Mumvugire ngo amen. Kandi ikindi kintu nabakundiye nuko iyi groupe ntago ari idini runaka. Ni abantu Imana yitoreye itarebye ku buranga, itarebye ku idini runaka, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka igira gute. Imana ibahe umugisha. Amen. Nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringire yuko Imana yacu izakora imirimo n'ibitangaza. Nimuze turebe imbere dutegereze igitondo, twiringire yuko Imana yacu izakora imirimo n'ibitangaza. Twe kureba kubiri hafi gusa, dutumbire no kubitagaragara. Ubu buzima dufite hano ku isi buzarangirana no kwifuza kwabwo. Twe kureba kubiri hafi gusa, dutumbire no kubitagaragara. Ubu buzima dufite hano ku isi buzarangirana no kwifuza kwayo. Twe kureba kubiri hafi gusa, dutumbire no kubitagaragara. Ubu buzima dufite hano ku isi buzarangirana no kwifuza kwayo. Musubiremo twe kureba kubiri hafi gusa, dutumbire no kubitagaragara. Ubu buzima dufite hano ku isi buzarangirana no kwifuza. Mwongere twe kureba kubiri hafi gusa, dutumbire no kubitagaragara. Ubu buzima dufite hano ku isi buzarangirana no kwifuza.
kwifuza ko turirimbana twese twe kureba kubiri hafi gusa dutumire no kubitagaragara ubu buzima dufite hano ku isi buzarangirana no kwifuza murakoze cyane twongere twe kureba kubiri hafi gusa dutumire no kubitagaragara ubu buzima dufite hano ku isi buzarangirana no kwifuza twe kureba kubiri hafi gusa dutumire no kubitagaragara ubu buzima dufite hano ku isi buzarangirana no kwifuza twe kureba ababyeyi twe kureba kubiri hafi gusa dutumire no kubitagaragara ubu buzima dufite hano ku isi buzarangirana no kwifuza twe kureba kubiri hafi gusa dutumire no kubitagaragara ubu buzima dufite hano ku isi buzarangirana no kwifuza kwayo. Amen. Niba byari bikenewe noneho rero tugiye gutangira se turutangirira kwa nanjye ntabwo byakwemera uwanjye ntabwo uhari ndanze wambwira amayidada akaza akaba ari gutangira niba ujya ushobora niba ujya ushobora araza kujya mumwegera basubiremo gakeya murakoze cyane nongeye kwirirwa neza kinshimishije nuko kakawete wanjye hari noneho kiraza kumbabaza nuko wenda ndaza gusanga ntawe ibintu byose birashoboka ko njya ngira umwaku ngira amahirwe nkaza no kugira umwaku byose sinzi reka nze mbitega amaso ubona tomboye arahari uwantomboye nawe arahari murahari barishima murakoze turi 10 n'abandi turi hano turi 14 ibintu rero tugiye kubikora twihuse amasaha yagufashe nk'uko twari twabyiyemeje ariko isaha saa 7 ku banyarwanda bo muri iyi minsi sigaye bashyiraho andi nk'atatu cyangwa hari n'abashyizeho 5 ariko ntacyo twabariye tugiye gufatiraho bigereye nabika mbere kubona harimo imyenge muri iyi nzu bari kutwumva nabo baratugirira kuko ntarumva bihumura ariko ko bisa kose bikambere nabo bari kubyumva tugiye gukwakwanya rero muri ya mvugo yacu umuntu ubanza kwiyumva nazi umuntu wiyumva ko namutomboye nazi urayirashe ese mwiburiye icyizere umuntu ufite icyizere nazi uwo nyine mubone hano ubwo nabura ndamufite muvuge urayirashe kureba hano boningera uwo muhobero shaje gusa se wanjye nyine ariko niwiburira icyizere n'Imana izaguta uyu muntu umwana n'uwikura bakurikire murabisetse mwagize ngo ntiboneye umukate okay
icyizere cye gitumye inda ye nubwo ayifite ariko noneho ahise hajyaho irindi cupa none n'ubu nta muntu umutima uri gutera wabizanye okay niba rero byabananiye kwiyumva ibyumviro byanyu ndumva mwabisize ngiye kubivuga umuntu atomboye ni inzobe abantu b'inzobe mureba ikibazo nakumenye ahora njya muhobero gusa muri abo bantu nakuvuga bari baraguza cyane pe arimo yigisha yigisha muri garidiyene ya mbere afite umukobwa w'inzobe wiga mu wa gatandatu ntabwo uhari ngo nibeshye afite umugabo wigisha muri Epinyange mu wa gatatu ntaho bigiye ntaho bigiye ubundi umugore ahoraga n'ijya ku muhobero nari navuze ko ntari buhave ikibazo natomboye ntabwo yari yazi none nababwiye ngo muwe ntusimbusha ntabwo yari yazi ni wabo se tumutombora tuyibaza nabyibagiwe wari gusigara ahubwo wari gusigara niwe wari kuba ari uwanjye umutomboye nabi rwose yawurashe nanjye rero umuntu natomboye sinzi kubona ukuntu biremera ntiyakwibwiriza yakwibwirije akazi ikintu iki gikado kibyibushye nkawe nakwibwirije utazi nta muntu mu bantu babyibushye ntawakwiyamenya kandi nawe waje si wowe utari nta bintu byinshi uvuga kuko ntawe hari ikintu umufashiriza yesu we ntubwire kare ari nawe ko natomboye umugabo ubwo ntiyakwibwiriza nageze binatomboye umugabo wa Clementine niyo mpamvu mbese
ntabeshye umuntu nabeshye ntabwo hari nta muntu nabeshye ko natomboye umugabo wa kabiri nta muntu nabeshye abantu tujya tuganira nta n'umwe nabeshye ko natomboye umugabo yabyibagiwe kubona hari ijisho natomboye umuturanyi wo mu buriri ndakugura bomba ku gati kubishyira mu kwa kane nari guhita nyimuha irangiye kana agasumburo soka agasumburo agira ibanga ngo yatomboye kana ihangane yarasigaye gushopinga umugabo wa kereba reka nanjye nigendere samani wanjye shaka namubuze aga telefone yanjye ngo ndebe ko namwanditse yazimye sha ikibazo ni kimwe ubundi reka nkubwire rero nta muntu wiyumva nta muntu wiyumva icyo nzi ni uko ashobora kuba ari umushyitsi ashobora kuba ari umusangwa ariko si uyu muntu yaje simamagare gusa mbigira ibanga ariko rero uwo muntu ndabivuga ni hehe wabivuga ni hanze kugira ngo mutaza kumwita niba uwo muntu rero umuntu yirongoranya aho yakoye mana mbega ikinyarwanda wina ndi wina gira vuba vuba ubu se kuko mu minsi yashize yari yaragize ako si ubu ntabwo kwiba ubu se kuko ubu uyu muntu ntabwo ntacyumvise ariko ariko yabangutse wankubitiye uwo muntu akaza ko kuza wenyine mwamenyereye abantu rero mubishije iryoshye kugira ngo tuza byakugura ari sawa ngwino nagusindagiza ngo ukigire nibyo cyanangana urizeye ntabwo wizeye niyizeye ndanamuha uyu rero nanjye ushyize niyo wadomboye nanjye nakoze mu ngata ndumva rero ese sheri waje nkakwereka ukuntu tubigenza birangiye n'ubu nitegereza akabureke wanjye usa kugira ngo mumare amatsiko natomboye umubyeyi w'umumama bazabiba ejo bundi
wasanga ari mama Stella kamuri icyizere kamuri icyizere ubu ndatoborana ubwo si wowe gusa umuntu natomboye ari mu bantu b'ababyeyi bahagarariye mu hano sindimo ko bampaye umubyeyi ibintu byose gusa umuntu natomboye ntabatirije ni umubyeyi wanjye haba harimo ruswa akomeje guhamagara kugira ngo ndi bwihobere nk'ubushize akaba yatwaye ubushize yatumye nihobera ariko uyu munsi siko biri Imana ishimwe umuntu natomboye rero iyi Imana igira uko ibigenza navugaga nti umuntu wantomboye akampa urwibutso rungana gutya njye wazampaye nkamutombora ubwo rero umuntu natomboye ni umuntu wantomboye bwa mbere tugitangira ni njyewe nabyita ku kinyuma urakoze ngaho igendere umubyeyi wanjye disi izire mama niba atari byo yambaye bwa mbere kakaba tugitangira niba atari Let me greet you again. yavuze hano gashaka umubyeyi wacu iyo nza kuba muri ryari muri marene wanjye ariko n'ubundi bizakunda ngo nanjye rero uko mpagaze aha n'amaguru yanjye abiri n'amaboko yanjye abiri nejejwe no gutombora umuntu umwe muri twe ari we njyewe akaba agiye kuba inshuti nshyashya nubwo n'ubundi yari inshuti ariko n'ubundi agiye kuba inshuti yagutsemo ni umubyeyi rero tudatinze muri byinshi ni umubyeyi like me ngo bari mu nteko hafi bari mu nteko wikirira bose mubyeyi mwe n'aba bantu bakuzanye turamara gusubiza urakoze cyane uyu mwanya ntawaje yantumye nanjye rero muri uyu mwanya muri iki gikorwa nanjye nibonyemo sinzi niba hari umuntu waba uri kumva ari we w'inshuti yanjye
Mwese muri inshuti banje nuko bamaze kuba icyo umuntu yaguhana kabiri nacyo akatari marika kandi nanjye ngerekanye nawe arabizi neza yazi se ntabwo yiyizi ni njye surambeze arabona ngera okay n'amezi ukundi tujya kungana n'amezi ukundi tujya kungana seni kandi ntabwo sinavuga ngo ntabwo yari yaza ariko arahari yagiye ambaza akambaza twagiye tunaganira kenshi tugahura kenshi twese oya nawe ariyizi nawe arikongera yicara niwe asanzwe ari uwawe yego umugabo wambaye ni Jovite arizi yahoze ari paraleli kandi ndimo nyine ngeramo bari imyaka 2 uriya fataje no kuvuga ngo nubwo ari mu mwaka yahoze mu mwaka utagabanyika na kabiri turi paraleli nuriya yahoze mu mwaka wa 5 natomboye njyewe ari mu bantu ari muri sino ryari ubwo usigaye niyibwi muri sino ryari ikintu cyari ni uko ari umuntu mushyashya wumva ko ari mushyashya asaga ndebe wese aza kureba bazire rimwe ari mushyashya mama shayira nshaka wicara ikindi ni uko afite taye n'iyanjye muri abo babiri afite taye kureba y'umunini n'amataye angana gusa n'igitunguru gusa
gusengera hari uwo muntu aguruka ndagutanze ngema mwakinishije umushyashya nawe ungana nanjye kungana wari ugatanga ruswa reka niba mutazi umugana ruswa natanga uwo wese kumbi ni uko biba bimeze nanjye rero nanjye we natomboye byumvikana ahabwa nazi ni bane nanjye rero cyane ko njye ntari nanahari ariko imana yandebeyemo yamaye gutumbura nanjye ntabwo muzi kuko mwese mukunda uretse haguruka biragoye guhita nkumenya ariko ndavuga izina singo ayiwe yitwa suko yitwa ndera niba nibyibagiwe Javiti cyabona abagabo ndabavamo njye mu babyeyi ndagera mu babyeyi kuko abagabo ndumva nabibagiwe hanyuma rero mukomere nanjye nari mvuye rero amakuru namenye njyewe nuko adahari yitwa ndera yitwa Clementine sinzi nimba uw'imbabazi yantumye nawe ntawe uhari we yantumye ntawe uhari yantumye kuwitwa Delphine genda wiyongeze Delphine wowe naze afatire Delphine iyo umuntu uzatumbura yego ikindi gitumye nishima ntekereza ko uw'imbabazi Clementine ari nk'inshuro ya kangahe bakuranye na Delphine ndatekereza rero biri bumushimishe kurushaho nubwo nanjye binshimishije ariko we nabyumva arishima cyane kurenza ku bw'ibyo rero Delphine nawe ndaha n'amaguru yanjye nk'uko nabivuze ariko ubutumwa ni ubwe nawe rero yantumye ku muryango mugari wo kwa ndamwibagiwe gato ariko ndamwibuka mumbabarire izina nintabivuga nyir'urwo riraba ryanciye nagiraga ngo Clementine ari kubona hariya ahaguruke ariko urahaguruka wowe ubwawe ntabwo araba ari wowe uhagurutse urahaguruka mu mwanya w'urubavu rwawe ntawe ubeshya haguruka mu mwanya w'urubavu rwawe nk'uko nanjye mpagaze mu mwanya wa Delphine babwize ukuri reka wenda mbanze mvuge ibintu yanyu yababaye kuba ataje ngo ahobere kakawete wiwe yambwiye ati umumbwire ko nkibona ko namutoye numvise nishimiye kumubona no kumumenya arambwira ngo bizamunezeza nibabonana ntibirangirire aha ngaha kuba yambwiye rero yababaye kuba
atari hano ariko ahari kubwiwe kakawete wiwe yatoye yumve ko ahari ariko muzirikana ari no kumutekereza mama yatoye rero nishyure ntabwo yatora abenshi kugira ngo ni ubwa mbere hari tubonanye sibyo wenda kuba kuvuga haraguwa n'abagufoto ariko ni ubwa mbere numvaga mfite amatsiko yo kumenya abantu bavuga hatarabona isura nubwo nakerewe ariko ntabwo ariko nari nabigambiriye ni za nzira zigwira umugenzi muranambabarira kuri icyo ngicyo nishimiye rero kuba mu muryango mugari nk'uyu nguyu kandi mbona w'urukundo noneho hakiyongeraho n'ibyishimo n'umunezero nabasanganye navuga ngo bizahoreho ari kuri twe n'abazadukomokaho rero nishimiye gutombora umuntu navuga ngo wabaye inshuti yanjye nagize n'amahirwe hari abagiye babura ababo ariko njye ni amahirwe ko kuza kureba umuntu ari ubwa mbere ukamubura uri ubwabyo birababaza birababaza nanasaba ari ni wenda usibye nk'umuntu wagize ikibazo wenda cy'uburwayi cyangwa impamvu itunguranye twajya tugerekereza byibura bikaba ku munsi abenshi twahurizaho kugira ngo byibura tunabonane nabyo ndumva byaba byiza hari umuntu wakomeje gusaba cyane ngo we baramusimbutse nahaguruke muhobere ashira ibintu bicuro komeze mubwira ngo ntegereze isaha irageze ngo nanjye muvane mu isoni nizeye ko njye mukiri gukinisha humura rwose ihangane ubwo ngezweho nawe uraza kuyibona utegereze gato wihangane ikitwa byose nanjye impano yanjye umuntu nayigeneye nimara kumenya ko namutomboye byaranshimishije binagwa neza umutima wanjye kuko burya abashumba kenshi abashumba mvuze ni babandi baragira inka mu cyaro bajya bagira ahantu henshi bagonganira nubwo batabizi ko hari aho twagiye tugonganira ariko buriya niyo yaba atari we bwite bishobora kuba ari intumwa ye kuko nabyo turabyemerewe nagira ngo papa Maridade aze muhereze impano namugeneye papa Maridade cyangwa bikuhereza ari ugenda yikoreye murakoze cyane uyu munsi ni uw'ibyishimo nanjye birashimishije cyane birantunguye koko uyu muvandimwe ni n'ubwa mbere mubonye ariko kakawete iraryoha koko kubera ko rimwe na rimwe bituma nibura n'umuntu yisanzura ukumva muri wowe uranaruhutse tumaze igihe mu bintu bitandukanye buri wese yihugiyeho ku ruhande rwe ariko umuntu wumva ko hari ikiba gihindutse nanjye umuntu natomboye rwose mu bantu twari dusigaye ndumva arimo arandeba ariko akongera akareba no ku ruhande
warebye se Nareba yo igisasu gituritse cyahitana benshi. kuri murandera uragira ngo ntabwo ndi bukuvuge se ndakuvuga ndagira ngo ko Sara hari yaburiye cyangwa yagira ntabwo yaje ariko arahari ni umugabo nahaguruke ahaguruke Pakistan nahaguruke rwose ariko reka ngira nabuze ngo ninjye ubu rero ni impano umuntu nayizaniye ese ntari kumva ko haguruka haguruka njyewe narabyeretse nisangari umuntu nayizaniye reka mubabwire reka mubabwire rero muretse umuntu nayizaniye ni umuntu tubana mu cyumba kimwe Simbuka ubu ihangane rwose urayibwaye uzi ukuntu yandagiye kugeza na Imana ishimwe kakawete yacu yabayemo ibintu by'umwihariko gusa ariko ubutaha rero mujye mwagura inshuti zo mu buriri buriya ubwo rero yewe mfite kagahanga y'umuntu bita mama Gihozo yantumye nyine ubwo rero ndatekereza no guprofitiramo ubushize barankwebye maze ndeba aho bampungiye umuntu yatomboye rero yantumye ni umuntu bita Kabera Bonavante imari niba ari imari ntabwo nashobora kwigezayo abantu bamfasha bakayintwaza murakoze cyane nishimiye ni byose cyane iyi foto wamubwira
inyuma ariko n'ubundi tuzaza turi abantu. Uyu muntu rwose umuvandimwe mana yanjye kugira ngo ntamugaburira batemba ajya hehe nababwiye kare nuko atabimenye akomeza ajya kwigera mu bita muri kera byiwe byari bigize gute byari bihari ahwemba yinjira muri gare wansuhuje akegera ku ruhande bwashize naramutoye ndamubura ariko Imana yabigenje ibi bintu biraryoshye cyane. Mbere ya byose rero ndi kumva hari agafoto nshaka dore igihe nahereye ndashaka umuntu wese uzi ko yantoye. uyu munsi ntabwo umugabo umwe agahungu nubwo ataje ariko ahari aramenya ko nawe ndabizi biramushimisha. Yari kakawete w'umugabo wanjye yatoye umugabo wanjye bwashize nanjye mpita mutora mpita numva bise birushaho kunezeza umutima. Rero natoye mama Gihozo. ibintu byari byiza ni nabwo binanshimishije kuruta ubushize. uyu munsi nitomboye ahubwo unyite hariya naho ni byiza ariko reka nshimire reka dushime kandi dushimire abahuje umutima. uyu nguyu ndamukunda nka mama nka data yambwiye ati banguka nanjye ndumva burya rero ngo twaraganiriye na sana nicyo sekuru yavuze kugira ngo kandi gasigaye nakandi gusa Imana igira gute ibahe umugisha kubwo kwitabira kandi igikorwa kigenze neza pe kabisa rwose. Hanyuma Baridade avura dem ngere rya irishimye tuguhaye icyubahiro ko wabipanze ukaba ubisohoje kuri itariki ya 20. izina ryawe nirihabwa icyubahiro. tubonye amafunguro yatunganye yakuremo igisa n'ikibi cyose atunga imibiri yacu nawe ukomeze utunge ubugingo bwacu tubisabye ku bwa Yesu Kristo umwami wacu. Biramunguye natuwe gusa nishimye ikije ukuntu yabimbwiye Sofia nyine wampamagara kuri riki bimara amezi 3 mwabizi gusa namushimiye burya ntawe bitabera kubika iganga nta n'uwo bitakundira nabibonye nzajya ndigera nanjye burya sinzongera kujya nibaza Joseph nawe natubwira uko yumvise natwe ibyumviro murakoze cyane
yarambwiye ngo yatomboye umugabo wa Clementine basa baramu nzamugurira iki ngo ngana te ariko tumubona arangije araceceka ndabyibara kuko numvaga atari byo ariko ngunda muri iki ko atanaje yakwishura yuko ntabwo yari mu rugo mu gitondo ziko ari umwana wa Clementine aratomboye ariko nabyo bibaho iranga surprise ariko noneho iri hejuru ni expansive kabisa ubwo rero reka tubashime ko bagize ibanga bakaba badutumbuye ariko namwe mutwitege mwabana mutwitege tuzabana abacima rero ariko nsaba yuko uyu muryango mugari wakuka nkagira ngo nkabanshoje ngira ngo muryoherwe kandi n'abasigaye abasigaye bataje nabo tubasengere none se twamenya tubasengere ubutaha bazaboneka umutima ukomeretse nibyo riwukiza ushonje rirawuhaza rirurushye ushonje rirawuhaza rirurushye nibyo ngabo yanjye nziza ihora inkingira n'urutare nubakaho n'inzu yanjye idapfa n'urutare nubakaho n'inzu yanjye idapfa urumutambyi nemera umwamunegeka n'umugero ujyandagira n'inshuti nizera n'umugero ujyandagira n'inshuti nizera ni wowe bugingo bwanjye kandi kuri wowe niho nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira niho nsiganirwa Yesu kandi uri n'inzira nuko ndasaba wemere ishimwe ngushima nubwo nabasha kuvuga ibigukwiriye nubwo nabasha kuvuga ibigukwiriye Yesu ubwo nza